kanyibereke rwose. Nguwo umunyamakuru Sabe asohoka mu nzu na ya ngofero, ageze ahantu abona ko bagiye kumufirima cyangwa se abona ko hari umuntu uri kumukamera, ahita ashyiramo akabaraga aratibika. Hehe, dore Sabe wanyu, dore Sabe wanyu, dore Sabe, dore Sabe, dore Sabe. Ageze amugani wa karaya ni Rambo pe, ati Sabe yigize Rambo. None ari ukuntu ari yambaye ipantaro bisa nk'imufunze ukuntu. Ageze ahantu Sabe, dore Sabe rwose nguwo. Mutipe ari kumukamera avuga ati have. Ageze ahantu ku giti ashyizemo telefone. Yavuze ko afite nimero ya telefone y'umugore wa Sabe. Ese uyu mugabo niba yaziranye n'umugore wa Sabe aho nta kintu mwumvamo? Ibintu ntekereza ko ari operation yapanzwe. Uyu muntu yatumwe kuri kodinga Sabe. Yago yavuze ko ari mu buhungiro. Yago ari bavuga ko nobonye amavideo abantu bakuvuga ngo ageze muri Canada, ariko byavuga ko Yago ari mu buhungiro, ari mu gihugu cya Uganda. Uyu muntu wakoze iki kiganiro wari shootinze Sabe, ese iki kiganiro yagikoreye muri iki gihugu cyangwa agiye kugikorera Uganda aho Yagari? Ntago ariyo tugiyeho ubwo kuri kamera, ntago ariyo tugiyeho kuri kamera, abantu barayibona. Valence arimo arabereka hako yaciye ahantu habi wana inama wabivamo Sabe. Hano wahise umubwira uti mugi nka data Umugambi wanjye wo kujya inama. Wow. Nukuvuga ngo iyi video nkuko murimo kuyibona, Valence uyu ni Sabe arimo asohoka hano mu nzu nkuko mubona. Iyo niyo myenda cyangwa ari yambere nayo igaragara muri video ya mbere yashyizwe hanze. Uretse ko ari ibintu byabaye icyarimwe, birimwe mu rupangu ibindi hanze yarwo. Ayayayaya, hano yasimbutse yahise inama wabivamo Sabe. Uti nkugira inama wabivamo Sabe. Ndagira ngo mbere yuko wenda tugira izindi video tuvugaho, kubera iki warumbwe ngo nkugiriye inama wabivamo Sabe. Sikaze kuri mwese, turabashimiye cyane mwese mwakoze subscribe ku Nzozi Zacu TV. Nukuri mukomeze mukore subscribe kugira ngo dukomeze twaguke abantu 40,000 ndabashaka nukuri mu gihe gitoya cyane. Turimo turabura abantu 2,000 byonyine 2,000 oya, ni 2,000 byonyine turimo turabura. Mukore subscribe kugira ngo tujye tubana, inkuru zose tuzagenda tubibagezaho mu buryo bugiye butandukanye. Breaking news, hari video muri kubona iri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga y'umuntu witwa Murungi Sabius rwose wa mungani wa buri kantu na buri nguni. Mwagiye muvuga amagambo menshi, abantu bagiye bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bati Sabe baramubeshyira, bati Sabe ejo nabonye Bishop Gafaranga arimo arakora ikiganiro avuga ngo nta kindi kintu turi kubona muri no video ngo keretse kuvunika, keretse umuntu uri hasi uri muratabaza, nta nubwo muri gutabara, muri gufata ama video. Ni video itangiye gusirikira kuri izi mbuga nkoranyambaga muri amasaha ya mu gitondo. Nizere ko wabibonye, niba utayibonye yikurikira ahangaha. Ni video ubona umunyamakuru Sabe asohoka mu kazu, niba ari n'inzu niba ari na gato simbizi, ubona rwose ameze neza. Kuri we ariko mana nyagasani, iyi video ntabwo ndimo ndahaga kuyireba, kandi niko kuri pesi ndi kubabeshya. Ngiye kuvuga ngo ubwo nawe uri kwishima kuri Sabe, ya Sabe sinamwishima hejuru rukuri, yahuye n'ibyago ariko nta kundi, kanyibereke rwose. Nguwo umunyamakuru Sabe asohoka mu nzu na ya ngofero, ageze ahantu abona ko bagiye kumufirima cyangwa se abona ko hari umuntu uri kumukamera, ahita ashyiramo akabaraga aratibika. Hehe, dore Sabe wanyu, dore Sabe wanyu, dore Sabe, dore Sabe, dore Sabe. Ageze amugani wa karaya ni Rambo pe, ati Sabe yigize Rambo. None ari ukuntu ari yambaye ipantaro bisa nk'imufunze ukuntu.
ageze ahantu Sabe, dore Sabe rwose nguwo umutipe ari kumukamera avuga ati have ageze ahantu ku giti ashyizemo telefone. Mani mureke nseke pe kuko ibibera kuri ino mihanda nakasa mutwe biteye ubwoba. Sinishimye kuri Sabe ariko ni ibintu bibabaje. Sabe ni umuntu wahishe isura ye igihe kinini. Sabe ntabwo ari umuntu ariko mana nyagasani ati nkugiriye inama ni ukuri ibintu wabivamo. Mani mwandike comment zanyu, mwandike comment ariko munakora subscribe kugira bijye bigenda neza. Akabi gasekwa n'akeza. Sabe wanyu ngo muramubonye abantu benshi ati mwese mwabifuraka Sabe wagiye wigaragaza. Sabe nguwo mwamubonye. Ibi bintu byigisha iki? Ariko sintekereza neza ko izi video za Sabe ziri kujya hanze mu ma episode atari, navuga ko atari agatego. Witegereje neza muri izi video Sabe yafatwaga hari abantu batandukanye. Urabona hari ahantu uriya muntu yagiye wari ugurikodinga Sabe yase nk'ugiye gukata, yabwira umuntu ngo buretse bigaragara ko uriya muntu wambaye aga t-shirt k'ubururu cyangwa se agapira k'ubururu nawe yari arimo arirukanka kuri Sabe. Ese kandi murabizi neza ko hari umuntu umwe wari wasohokanye na Ngwino urebe, Ngwino yari yabwiye arasohoka. Ukireho ko hari nundi wari uri mu nzu utari kugaragara, ukireho n'uyu w'agapira k'ubururu, bose bari kwirukanka kuri Sabe bari kugenza gute, bari kumukamera. Ndatekereza ndibaza ati ibi bintu byapanzwe gute? Nkurikiye ikiganiro uyu wafasha no mashusho yavuze ko afite nimero ya telefone y'umugore wa Sabe. Ese uyu mugabo niba yaziranye n'umugore wa Sabe aho nta kintu mwumvamo? Ibintu ntekereza ko ari operation yapanzwe. Uyu muntu yatumwe kuri kodinga Sabe. Bishoboka ko uyu mugabo yagiye gukodesha muri cya gipangu abizi neza ko ariho bakorera deal basambanira, kugira ngo abashe kurikodinga, azarikodinge aba bantu. Kuko ntekereza ni gute abantu bangana kuriya bose bari bamenye ko Sabe ari gusambana na Ngwino, ubundi bakajya kumutegeza kugira ngo bamurikodinge. Kabiri, abantu murimo murarekura ama comment ngo Sabe ntiyasambanye. Ndibaza ikibazo kimwe, mwabantu mwe mwandike muri commentaire. Niba koko Sabe atari yasambanye, kuki yirukanse akarinda hajya gusimbuka imikoki, akarinda hajya guca muri puberi ubu koko ntasambanye? Waba uri hariya nabona kuri kundi kodinga nkaza nkiruka nakubaza ati why are you recording me? Kubera icyo uri kumfata amashusho, kubera icyo uri kundi kodinga, ukabanda ukansobanurira impamvu. Ariko nk'umusambanyi nk'indaya yagomba guciye ibinani. Ahubwo amahirwe yagize nuko imyenda yarayifite. Ubundi ahandi hantu hari ahantu papi buriya sira nkuru papi ye kujya kuyikora kandi ari umufana we. Papi ari kujya oya nta wundi muntu ari kujya. Ikintu cyo navuga aka akagambane. Ibi bintu ni umupango urimo abantu bambere, abantu bitwa ba big energy, nibo bantu bari muri ibi bintu byabaye kuri Sabe. Ndibaza uyu mugabo Yago yavuze ko ari mu buhungiro. Yago ari bavuga ko nobonye ama video abantu bakuvuga ngo yageze muri Canada, ariko byavuga ko Yago ari mu buhungiro, ari mu gihugu cya Uganda. Uyu muntu wakoze iki kiganiro wari shootinze Sabe, ese iki kiganiro yagikoreye muri iki gihugu cyangwa agiye kugikorera Uganda aho yagari? Nje numvaga bagikoze mu buryo bwa Zoom, ariko yari live Yago yarahibereye. Ibintu birenze ukwemera. Gusa Sabe koko niba yarasambanye ni yihane, ariko ibintu bimubayeho
biteye ubwoba mana nyagasani. Hakuze video uzi nko kubona umuntu w'umusitari uzi ko muri iki gihugu ibintu bibaye kuri Sabe ntandi umuntu w'umusitari birabaho. Twagiye twumva ngo ba Bruce Melody ngo bateye inda ngo ba Diane, twagiye twumva ngo banuza basambanye naba, ariko ntawe twabonye amashusho. This is too much. Ibi ni ubugome ndenga kamere, ni ubugome. Ibintu ni ubugome, umugambi wo kurangiza Sabe abantu barimo barawuka bakaba gutya 90%. Ni ukuri pe, uko Sabe simbizi wowe niba uzongera kumufata nk'umuntu wa danje, ariko umugabo wese wagaragaye mu bikorwa bigayitse bisaba igihe kinini kugira ngo yongere yubake, yongere bigende neza, ibi bintu abantu babyibagirwe. Ese aya mashusho ya Sabe asimbuke bipangu muzayibagirwa? Ntabwo mpari katinga kamerama, ibindi bazabyirebera.